yo gusoma ijambo ry'Imana. Buri mugoroba dusoma igice kimwe cya Bibiliya guhera mu itangiriro. Ubu ngubu tugeze ku gitabo cy'Ingoma ya mbere ibice 20, noneho tugasoma icyo gice mu minota 25, indi minota 5 isigaye tukakiganiraho. Isaha ibirangiye buri gihe turangiza saa 3 za nijoro zo mu Rwanda, none tugafata n'umwanya wo gusengerana ku bantu bari aho ngaho. Umuntu umwe akajya asengera umukurikiye, umukurikiye n'agasengera undi, kugeza igihe twese turangirije tugataha. Kwa uri urubyiruko bigutera ishema ryo kugira ngo ugire indangagaciro nk'umunyarwanda. Ikindi cya kabiri umusaruro urimo nuko abana bari kwihana cyangwa bari kuva mu bintu bitandukanye, kuko hari abo njya nkorera counseling cyangwa bakorera mentorship, ugasanga yuko ubuzima bari barimo muri uyu mwaka ushize atari bwo bari mu uyu munsi wa none. Bamwe bagatanga ubuhamya, abandi bagashima Imana aho bibagejeje, haba ari mu buryo bufatirwa bw'imirimo cyangwa mu buzima busanzwe. Inshuti bakunzi ba The ITV, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Njyewe ndi Mary Murerwa, nkaba ndi kumwe na Yusto Hanyurwa kuri kamera. Hanyuma nanone uyu munsi twaje n'umutumirwa. Turi kumwe n'umubyeyi, akaba ari umunyarwandakazi utuye hano muri Phoenix, Arizona, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yaragize igitekerezo cyerekeye n'ubujyanama bw'urubyiruko rwa gikristu bw'abanyafrika. Uyu munsi rero akaba ari butuganirize kuri icyo gitekerezo cyangwa se iyo ministeri twakwita Mentorship Christian for African Youth. Hanyuma araza kutubwira icyo gitekerezo uko cyaje, n'icyo amaze kugeraho. Ariko mbere y'ibyo ngibyo aratangira twibwira, hanyuma dukomeze tuganira nawe uko iki kiganiro cyacu kigenda kijya imbere. Reka tumuhe ikaze kuri The ITV, hanyuma dukomeze tuganira nawe. Turakwakiriye, ikaze kuri The ITV. Murakoze cyane. Ku mazina nge nitwa Nkuru Florence, nkaba ndi umunyarwandakazi, nkaba kavukire ari Butare, ariho nakuriye. Nkaba maze imyaka 18 muri Arizona hano muri Phoenix. Florence, ndumva noneho wabaye umuturage wo muri Phoenix wo muri Arizona imyaka 18. Ni imyaka myinshi cyane. Noneho rero twagira ngo tubwire gatoya, wenda mbere yuko tujya kuri kiriya gitekerezo cyo wagize cyangwa se iriya ministeri watangije, tubwireho gatoya cyane ku mateka yawe, nuko wakuze, naho wakuriye. Yenda nubwo tubwiye yuko uvuka i Butare, ariko ntekereza yuko wowe Florence tubona ubu ngubu hari aho uba waravuye, hari umuntu uri ubu ngubu, hari aho cyane turaza kubihuza n'icyo gitekerezo wagize. Tubwireho gatoya kuko wakuze, aho wakuriye, n'abantu bashobora kuba bakuzi kera bashaka kukubona ahangaha kibukuriye ni wa Florence w'Ibutare cya gihe iki n'iki. Tubwireho gatoya ku mateka yawe, hanyuma dukomeze tujye no kuri kiriya gitekerezo wagize. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ni ubuzima bw'urugendo rurerure, ntago navuga byose, ariko mu ncamake uko nakuze n'uko nabayeho. Mu kuza muri Amerika rero ho byari urugendo rundi, kuko navuye mu Rwanda nsubira muri Kongo, mvuye muri Kongo njya muri Kenya. Muri Kenya mpamara imyaka 4, nibwo naje muri Amerika 2004. Hanyuma nkaba mfite abana 2 nabyariye ino, umukobwa n'umuhungu. Ku bantu rero banzi muri Arizona cyangwa banzi muri iyo myaka yose, nkaba narashatwe n'umuntu witwa Bakarimana Iraguha, ariko tuza gukora divorce mu myaka 9 ishize. Hanyuma Imana ingirira ubuntu, ndongera mbona umukunzi, umugabo wanjye nawe akaba ari umunyarwanda. Tumaranye imyaka 3 dutuye hano rero, ariko muri make urugendo rw'ubuzima nuko naruvuga. Murakoze. Urakoze cyane Florence. Ndize abantu mushaka kuba muzi Florence kera, aho hantu hose avuzeho yagiye anyura, tubwiye mu ncamake ubuzima bwe. Ndatekereza yuko mushoboye kumumenya no kumusobanukirwa no kumenya uwo ari we. Byewe nemera cyane yuko iyo umuntu tubona ubu ngubu ari umuntu mukuru, hari ibintu bikugira uwo uri we ubu ngubu, hari aho biba byaravuye cyane kera ukiri mutoya, uko wareze, aho warerewe, abo mwakuranye, aho wakuriye, biragenda byose bigahuriza hamwe bikakugira uwo uri we uyu munsi tubona uyu nguyu. So byari ukugira ngo rero abantu basangwa baba kuri The ITV cyangwa se n'abazazaho nyuma, cyangwa se
bakurebe bakumenye noneho kugira ngo tuganire bagusobanukiwe bamenye neza uwo uriwe. Urakoze cyane kuba udusangijeho gatoya ku ncamake y'ubuzima bwawe. Noneho reka twihute rero tujye ku gitekerezo wagize, cya kindi cy'ubujyanama bwa gikristo bw'urubyiruko rw'Abanyafurika. Cyaje gute, ese ni iyihe mpamvu? mu by'ukuri impamvu nyamukuru ni uko guhera 94 muri ubwo buzima bwose naciyemo cyangwa muri ibyo bihugu bindi nagiye nyuramo, ni uko nagize umutwaro cyane wo kumva yuko abana b'Abanyarwanda bagiriwe amahirwe yo kongera gucika ku icumu cyangwa bari mu buzima butandukanye, cyane cyane bashigajwe inyuma n'amateka. Bamwe ari twahuriye mu buhunzi, abandi ari mu bihugu bitandukanye, ariko numva nyize umutwaro wo kumva ko umwana w'Umunyarwanda wari hose agomba guhagarara ku ndangagaciro z'Ubunyarwanda no gukomeza umuco, cyane cyane ku rurimi. Nicyo gitekerezo nicyo nagize guhera icyo gihe, ariko noneho no kubera ubukristo ko nakuriye mu muryango w'abantu b'abarokore, mama na papa basenga, tukajya duhora dusenga turirimba. Ngiye uwo mutwaro mbamo kumva yuko aho nzakurira cyangwa igihe cyose Imana izamfasha nkagera ku kintu, nzita ku bana kugira ngo nabo bazagire ubuzima bwiza bw'ejo hazaza. Turumva yenda muri icyo gitekerezo wagize, jewe nkanjye nk'umuntu ndagishima, nahoze nanabikubwira mbere yuko tuza kuri kamera. Numva ari igitekerezo cyiza kandi kigari cyagutse. Turumvamo ubujyanama bwa gikristo bw'urubyiruko rw'Abanyafurika. Harimo ibintu bine ariko byose bihuriza hamwe bigakora ikintu kimwe. Ni iki mukora by'umwihariko? Umwihariko dukora muri yo MCAY, Mentorship Christian African Youth, mu by'ukuri twita ku bintu bibiri: ku ndangagaciro za gikristo n'umuco nyarwanda. Ariko impamvu twabigize Abanyafurika bose muri rusange ni uko abantu benshi bageze mu mahanga bashaka gutakaza icyo bari cyo. Umuntu akumva yuko kuba ari Umusudani ageze muri Amerika agomba kuba umwirabura wavukiye ino cyangwa agomba kwifata nk'umuzungu, kandi bidashoboka. Tukumva rero muri ugewe guhagarara ku kintu cy'umuco, twakagombye kwigisha abana bose ari abavugira hano cyangwa ari abaje bavuye muri Afurika, guhagarara kuri icyo kintu kugira ngo bazagire indangagaciro nk'Abanyafurika. Ndumva harimo kwigisha urubyiruko umuco n'indangagaciro za gikristo. Ese mubikora mute? Ko ari ikintu, iyo numva ukuntu kimeze, ndumva ari ikintu cyagutse. Ko Afurika ni continent nini cyane, irimo ibihugu byinshi. Mubikora gute? Ese mubigenza mute kugira ngo uhuze urwo rubyiruko, noneho uruhuze kandi banafite imico itandukanye, kubera nyine ibihugu bya Afurika byose bigira imico itandukanye. Imico y'ibyo bihugu bitandukanye, noneho n'urubyiruko rwo muri Amerika nyine rw'Abanyafurika ariko baba muri Amerika, ubihuza gute? Mubikora mute kugira ngo ibyo bintu mubihuze? Ko numva ari igitekerezo kinini cyagutse. Murakoze. Muri make twabitangiye ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere mu 2022, umwaka ushize. Twari twabitangiriye hamwe hano muri Amerika no mu Rwanda no muri Uganda, ariko tukabikora mu buryo bw'ikoranabuhanga bita Google Meet. Bimeze nka Zoom ariko ntabwo ari Zoom. Ariko noneho icyo gihe tubitangira, abana bo muri Amerika bo bajyagaho saa 5 za kumanywa za Arizona, New York time bukaba ari 12, yabaga ari 1 kuko bari imbere h'amasaha 3. Icyo gihe turatangira mu kwezi kwa mbere. Mu Rwanda ho bakajyaho amasaha hamwe no muri Uganda, mu Rwanda 2 za nijoro guhera kwa mbere kugera kwa gatanu. Noneho ko tubigenza, dufata isaha imwe, ariko muri iyo saha imwe tukagiramo ibyiciro hafi 4. Iminota 5 ya mbere yo kwibwirana, iminota 5 ikurikiyeho yo gusenga, iminota 15 yo kumenya abinjiye n'abatinjiye ariko bateranye ejo uwo munsi wa mbere. Hakabaho iminota 15 kubanza kumenya akana kayaje undi ntiyaje, ese ni bande babura, tugategerezanya. Noneho muri iyo minota 25 tugafata indi 25 yo gusoma ijambo ry'Imana. Buri mugoroba dusoma igice kimwe cya Bibiliya guhera mu itangiriro. Ubu ngubu tugeze ku gitabo cy'Ingoma ya mbere ibice 20. Noneho tugasoma icyo gice mu minota 25, indi minota 5 isigaye tukakiganiraho.
isaha ibirangiye buri gihe turangiza saa 3 za nijoro zo mu Rwanda, none tugafata n'umwanya wo gusengerana ku bantu bari aho ngaho. Umuntu umwe akajya asengera umukurikiye n'agasengera undi kugeza igihe twese turangirije tugataha. Ku wa mbere rero tugira iyo gahunda imeze gutyo, ku wa kabiri tukagira nayo minota 5 yo kwibwirana, n'iminota 5 yo gusenga, n'iminota 25 yo gusoma ijambo ry'Imana, ariko ku wa kabiri hakabaho kwiga guteka ibiryo by'Abanyafurika. Mu yindi minota ubwo uba yateguye iyo video cyangwa ikiri butekwe arabivuga mu magambo, hanyuma akaza gushyira na video ku rubuga kuko dufite WhatsApp groupe iduhuza. Ubwo rero iyo gahunda yabaga ikorwa mu Rwanda no muri Uganda na hano, ariko byaje kugera mu kwezi kwa gatatu kubera abana muri Amerika amasaha atandukanye y'amastate abantu barimo, no kubera amafamiye utuzi n'ibindi, abana baza nkaho babuze birahagarara. Ariko guhera icyo gihe kugeza ubu mu Rwanda no muri Uganda barakomeje, kandi bakagira umuhuro ngaruka kwezi, ku buryo buri mwisho mpera z'ukwezi barahura bagasabana bakaganira. Hakaba hagezweho ubu ngubu n'umugambi wo kujya bakora amakesha, ibyo bita amasengesho ya nijoro. Bamaze kuyakora mu kwezi gushize yarabaye, abantu bagahura mu rugo rw'umuntu bagasenga. Hanyuma tukaba duteganya yuko hazakorwa ibikorwa muri uyu mwaka byo gufasha abana batishoboye kugira ngo bajye ku ishuri, n'abantu kugira ngo tuzabagurire mituweli. N'ibyo bikorwa tugezeho. So ndumva ari byiza cyane. Ni ukuvuga ngo gusenga niho haziramo gikristo, urubyiruko rw'Abanyafurika. Noneho kwa guteka ibiryo by'Abanyafurika, noneho tukaba tugiye mu muco icyo gihe. Usibye rero se ibyo bikorwa bibiri byo gusenga no guteka, yenda ari byo guteka ari byo bigana ku muco w'Ikinyafurika, ni ibihe bindi bikorwa muteganya gukora se? Muteganya kugarukira nibyo byonyine muzajya mukora, cyangwa hari n'ibindi mutekereza kuzajya mushyiramo mwongeramo? Kuko ntekereza yuko umuco ntabwo ugarukira ku guteka gusa. Birahari ubwo nuko narimvuze mu ncamake, ariko nk'uwo muzi wa kabiri dukora guteka, ku wa gatatu haba hariho gahunda yo kwiga indimi. Twiga Ikinyarwanda, cyaba mu Rwanda burabyumva ntago bakwiga Ikinyarwanda, bo biga Igiswahili, bakiga n'Uruganda, bakiga n'Icyongereza. Ariko abo muri Amerika icyo gihe bigaga Ikinyarwanda buri wa gatatu. None uwa gatatu wa mbere w'ukwezi biga Ikinyarwanda bari muri Amerika, abari mu Rwanda uwa gatatu wa mbere w'ukwezi biga Ikirundi, uwa gatatu wa kabiri w'ukwezi bakiga Igiswahili, uwa gatatu w'ukwezi bakiga Uruganda, uwa gatatu wa nyuma w'ukwezi cyumweru cya kane bakiga Icyongereza, harimo n'indimi. Ko numva ari ibintu bishobora kuba bisaba ubushobozi. Yenda icyo nacyo ni ikindi tuza kugeraho mu buryo bw'amafaranga, ariko noneho usibye n'uburyo bw'amafaranga, mu buryo noneho bw'ubushobozi bwo gukora. Abantu bigisha izo ndimi ese zose murazizi, cyangwa se muba mufite abandi bantu bazizi bashobora kuzigisha? None wowe kuri muri Arizona, kuri muri Amerika, mu Rwanda ibyo bikorwa ugira abantu babikurikirana, ndetse ni Bugande, ubihuza gute? Wowe ndatekereza ko ari wowe wenda ari we muhuza bikorwa, simbizi, uraza kubitubwira. Bihura bite ese izo ndimi n'ibyo bikorwa byose kugira ngo bishoboke? mu bishobozi iki? Murakoze. Kubera aribwo tugitangira, ubu tumaze umwaka n'amezi 6, ariko twagira amahirwe bikorwa n'abanyamuryango bari muri twebwe. Harimo abarimu, noneho umuntu utuye muri Uganda wigisha Urugande ni umwarimu, utuye mu Rwanda wigisha Igiswahili yari umuprofeseri, ku buryo abantu babaye abamemba bacu aribo babidufashamo nk'abafatanyabikorwa cyangwa se nk'abavolonteri. N'abavolonteri. Ariko nk'ibyo ngibyo by'umuhuro byo ni ngiye, kubera ari igihe visionnaire, ni ngiye utanga ubushobozi kugira ngo abantu bajye ahantu, babanje kubikorera mu maresitora, ariko tubona naho bikostinga amafaranga menshi. Abanyamuryango bahitamo ko bajya bahurira mu rugo rw'umuntu kugira ngo babashe kumenyana buri kwezi rero bagahurira mu rugo rw'umuntu, ariko hakabona utanga ubushobozi bwo kuba babona icyo kurya cyangwa icyo kunywa. Yenda nagira ngo nkubaze iki kibazo. Mubona noneho kuva yenda mwatangira, nubwo mumaze igihe gitoya, ntabwo ari igihe kinini, ariko mubona ese hari umusaruro bimaze gutanga? Ese mubona ni ikihe cyerekezo mufite
kugira ngo bizava aho ngaho bikomeze byaguke, ni ikihe cyerekezo mufite se? Mubona hari umusaruro koko bimaze gutanga? Twagira ngo duhe ishusho gatoya kuri icyo ngicyo. murakoze. Umusaruro urahari kubera yuko intego nyamukuru ntabwo ari uko abantu bagira ubutunzi cyangwa babona imirimo, ariko intego nyamukuru ni ukugira ngo abana bahindure ibitekerezo, kuko nko mu rubyiruko dufite hafi abantu 49 bamaze icya mbere kwemera abo bari bo, kumva yuko bari fieri kuba uri umunyarwanda, waba uri muri Uganda, waba uri Burundi, waba uri mu Rwanda, ariko kumva yuko kuba uri urubyiruko bigutera ishema ryo kugira ngo ugire indangagaciro nk'umunyarwanda. Ikindi cya kabiri umusaruro urimo nuko abana bari kwihana cyangwa bari kuva mu bintu bitandukanye, kuko hari abo njya nkorera counseling cyangwa bakorera mentorship, ugasanga yuko ubuzima bari barimo muri uyu mwaka ushize atari bwo bari mu uyu munsi wa none. Bamwe bagatanga ubuhamya, abandi bagashima Imana aho bibagejeje, haba ari mu buryo bufatirwa bw'imirimo cyangwa mu buzima busanzwe. Icyo noneho nagira ngo byibuze twumve umusaruro cyangwa se intambwe mumaze kugeraho. Ese n'iki muteganya noneho mu minsi iri imbere, nko mu buryo bwo kwagura iki gitekerezo? Icyo turimo duteganya ubu ngubu nuko turimo dupanga yuko mu mezi abiri ari imbere twakagombye kuba dufite umushinga uzahuza urwo rubyiruko ku buryo bufatika, ku buryo noneho ikintu cy'imyuga cyangwa cy'amashuri kubiza ikintu runaka twazabahuza bitewe n'imyaka barimo n'uturere batuyemo, bagakora umushinga kugira ngo uzajye ubafasha uburyo bwo kujya kuri yo Google Meet n'uburyo bufatika bw'ubuzima bwa buri munsi. Hanyuma rero katugaruke kuri iki ngiki, kugira ngo umwana cyangwa se yenda n'umunyamuryango abasange nawe abe abana, kugira ngo baze cyangwa se n'undi muntu ushobora kuba ashaka kuba yazana nawe akaba umunyamuryango, yenda akaba yabafasha, n'iki bibasabwa? Ese hari ibyo mugenderaho kugira ngo mwakire abandi bantu bashyashya? Ese niba bihari ni ibiki, kugira ngo niba hari undi muntu ushobora kuba ari hanze yenda azabona iki kiganiro akavuga ati icyo gitekerezo nanjye ndagikunze, ndumva nashyigikira, cyangwa se nanjye ndumva nshaka kuba umunyamuryango, cyangwa se nanjye mfite umwana, mfite abana numva bashobora kujya nabo bajya kuri iyo Google Meet, basanga abandi bakigana nabo ibyo abandi biga. Ni iki musaba kugira ngo umuntu aze abe umumambure cyangwa se azafatanya namwe? Murakoze cyane. Ubu nta kintu na kimwe turimo dusaba, kuko turacyashaka abana kugira ngo babanze babyiyumvemo cyangwa babijyemo. Icyo dukora ni iki, ni ukubuha umuntu gusa contact, kuko hari abantu bari mu Rwanda n'abari muri Uganda babihagarariye. Icyo dukora ni ugufata contact z'umuntu, igihugu cyose waba urimo, uri urubyiruko cyangwa uri umumama cyangwa uri umupapa, turabyemera tukabikuganiza, tukakwereka iyo gahunda y'icyumweru kuva kwa mbere kugera kwa gatanu, noneho ukaduha nimero yawe tukagushyira ku rubuga. Kuri urwo rubuga rwa WhatsApp niho umuntu akurikirana ibikorwa bya buri munsi, kuko igice cyose twizeho cya Bibiliya dutanga icamake tukagishyira no kuri email, umuntu akaba yajya agisoma. Tukaba turimo tunategura gufungura Facebook kugira ngo tuzajye ducisha ibyo biganiro by'incamake ya Bibiliya cyangwa ibikorwa bya buri munsi twiga nijoro, kuzajya tubishyira kuri Facebook. Ariko nta kintu na kimwe gisabwa uretse kugira nimero y'umuntu tukamushyira ku rubuga. Nagira ngo rero turiho turagana ku musozo. Mbere y'uko dusoza, yenda niba wumva hari icyo wagombaga kuvuga yenda ntakubajije ariko wumvaga ari ingenzi cyane, nagira ngo ukivuge, hanyuma tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Icyo twasozerezaho cyangwa icyo nasaba ni ukugira ngo nk'abanyarwanda aho waba uri hose, umubyeyi wese ufite umwana namwingingira cyangwa namusaba kugira ngo azatujoyininge, azabe hamwe natwe, kuko abana bacu igihugu cyose waba urimo bakeneye kwiga Ikinyarwanda, bakeneye kumenya bene wabo, bakeneye kumenya baturutse he no kumenya abo bari bo muri icyo gihugu, kugira ngo ejo n'ejo bundi umwana n'umujyana mu Rwanda bakavuga ngo bite, witwa nde, ntazatangire kuvuga ngo what you mean, what you say. Urumva nubwo ari umunyarwanda, ari umwana wabukiye muri Amerika, cyangwa nubwo uri umubyeyi utuye Australia cyangwa uri muri Canada, ariko uwo mwana aracyari umunyarwanda. Kugira ngo rero yumve mu bandi cyangwa kugira ngo azamenye umuco wawe, nuko abajya kuri urwo rubuga cyangwa ajya aho abandi bana bari akumva ibivugo. Murakoze. Ndumva rero nkawe yenda umuyobozi ukuri kandi ari nawe wagize icyo gitekerezo ndetse ukagishyira no mu bikorwa ukagitangiza, abantu bakubona gute, abashaka kuza gufatanya nawe cya mbere, noneho n'ababyeyi bafite abana ni gute bakugeraho kugira ngo
batangirane nawe urwo rugendo. murakoze. njye mbonekera hano muri Arizona, mfite nimero ya 602-503-28884. uwamushaka wese yambona, cyangwa se kuri WhatsApp niyo nimero nkoresha. murakoze. Aha, ngira ngo rero ababyeyi mufite abana cyangwa se munashaka no kuba mwafatanya na Florence, murumva yuko mu by'ukuri igitekerezo afite ni igitekerezo cyiza kandi cyagutse, gishobora kuba cyafasha twebwe abanyarwanda cyangwa se n'abanyafurika muri rusange batuye hano muri Amerika cyangwa no mu bindi bihugu batakiri iwabo. Murumva yuko akeneye ubufasha kandi ku gitekerezo cyiza yagize, ndumva nanjye nakunga muri rye nkabasaba ko twamushyigikira tukamufasha, kuko ni igitekerezo cyiza cyo kubaka urubyiruko rwacu. Abahaye nimero ye, ababyeyi mufite abana cyangwa se mwumva mushobora namwe kwitanga mukaza mukamushyigikira, tukamufasha kugira ngo iki gitekerezo gikomeze gutanga umusaruro cyane cyane ku bana bacu. Nimero ye yayitanze, muzamuhamagare, abashaka kuzana abana n'abashaka kumufasha. Ubwo rero natwe nahangaha dusoreje ikiganiro cyacu, nk'uko ITV tugenda tuzana abantu benshi batandukanye bakora ibintu bitandukanye bishobora kutugirira akamaro twese nk'abanyarwanda, nk'umuryango nyarwanda, kugira ngo dukomeze kubakana. Munsi naho utaha, Imana ibarinde.